urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze gutumizaho imyugariro wa Gasogi United Nkubana Merci Govina kugira ngo agire ibyo abazwa. Uyu mukinnyi wa Gasogi United atumijweho mu gihe ikipe irimo yitegura umukino w'umunsi wa kane wa shampiyona. Ni umukino izahuramo n'ikipe ya Rayon Sports kuri stade Amahoro ku isaha ya saa moya. Akaba yatumijweho na RIB ya Kanombe aho yagombaga kuyitaba ku wa gatanu w'iki cyumweru tariki ya 20/02/2024 saa 3:30, aho bamusabye kuza yitwaje urupapuro rumuhamagaza n'indangamuntu. Ntabwo bagaragaje icyo bamushakira, gusa bivugwa ko hari amakuru bashaka kumubaza. Avugana na Isimbi, ikinyamakuru cya hano mu Rwanda, Merci Govina yavuze ko nta kintu azi yakoze cyatuma RIB imushaka, ndetse avuga ko ibaruwa imuhamagara atarayibona nawe yayibonye umushuti we ayimuha kuri WhatsApp. Ibi byose biri kuba mu gihe uno mukino ari umukino wakaniwe n'ikipe ya Gasogi ivuga ko itazawutsindwa habe namba, dore ko ari umukino n'ikipe ya Rayon Sports idashaka gutsindwa habe na gato. Urumva ko ari derby bateguye ku rwego rwo hejuru, uzazamo abasitari, abadice, abantu bakomeye, abahanzi. Ni umukino uri kuri stade Amahoro ku isaha ya saa moya ku wa gatandatu ku munsi w'ejo. Nimba nawe uri umukunzi wa Gasogi ejo ntuzahabure, hazaba hari ibyishimo bidasanzwe. Nubwo utaba ukunda iby'imipira, ndabizi ko umuziki utaburamo cyangwa se filime, dore ko n'abakinnyi ba filime bazaba bitabiriye. Urumva ko ibintu bizaba biryoshye kuri stade Amahoro ku munsi w'ejo. Njye wakugezaga hino Podeti nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, ntugende udakanze subscribe, ukande kuri nzogera tujye tubana buri munsi, kandi ntukagende udakanze like. Nimba ari icyo video ikumariye, ntukagende udakonze share. Bye bye, ndabakunda cyane.